Kubera iki buri gihe utekereza gukora ikintu ariko bikarangira ntacyo ukoze? Impamvu ni nyinshi kandi zifatika. Ariko se wari uzi ko muri izo mpamvu nta n'imwe wagizemo uruhare? Ibi biterwa n'iki? Abantu benshi iyo tugiye gukora ikintu tubanza gutekereza abo tugiye kukigezaho. Kandi ntitwibuke ko ari twebwe turi kugikora. Ntitwibuke ko mbere na mbere tugomba kubanza kwishimisha twebwe ubwacu mbere y'uko dushimisha abandi. Abandi ntabwo tuzi ikibatuye mu mutima. Twebwe rero iyo dukoze ikintu kikagenda neza tukacyishimira nkatwe, birangira n'abandi bageze aho bakacyishimira. Ariko iyo dutekereje ko ikintu kitari bugende neza ku bandi, birangira ntacyo dukoze. Urugero, hari igihe uba utekereza ikintu gikomeye, ukumva ko wowe ubwawe gikomeye, ariko ugatungurwa no kubona nta muntu ukishimiye. Ugasanga nta muntu n'umwe wigeze ukireba, wenda niba ukora kuri YouTube, niba ufite content, ugasanga nta muntu n'umwe uyishimiye kandi wowe yaraguhinduriye ubuzima. Ibi rero ntibizaguca intege, ahubwo nutekereza kuba mwiza kubera abantu, bizarangira rwose utabaye mwiza. Kubera iyo mpamvu rero, witegereza gushimisha abandi, banza wishimishe mbere y'uko ujya gushimisha abandi. Buriya iyo umuntu agiye gutangira ikintu, atangira avuga ngo ngiye gutangira ikintu cyiza gifatika, abantu bose bagiye kugikunda. Ariko mbere na mbere witekereza ngo abantu bose bagiye kugikunda, oya, tekereza ngo iki kintu ko nagikunze, ubu abandi bo ntibagiye kugikunda. Wijya kuvuga ngo ariko abandi bagikunda, iki kintu ngiye kugikora neza ku buryo abandi bari bugikunde. Urakireba, nurangiza urebe usange ntacyo bari bukunde. Ariko wowe banza wibaze, iki kintu wagikunze mbere y'uko ugiha abandi? Niba wagikunze, n'abandi rero gira icyizere ko bari bugikunde, kubera yuko icyo wakunze harimo n'abazagikunda byanze bikunze. Niba ubashije kubyumva, ukaba wumvise yuko umuntu ataba mwiza mu gihe ataratangira gukora ikintu kizamugira mwiza, nizere ko ugiye gutangira ugakora, ugatangira nonaha. Wivuga ngo bigiye gutangira ari byiza, oya. Tangira hanyuma uzabihindure buhoro buhoro kugeza kuri cya kigero noneho bizaba byiza. Umugabo bita Akon ni umuhanzi uririmba indirimbo zo mu Cyongereza, ni umunyamerika ariko w'umwirabura. Yakoranye indirimbo nyinshi n'uwo bita Dr. Dre. Ariko muri izo ndirimbo zose bakoranye nta n'imwe basohoye. Ngo kubera yuko ngo Dr. Dre ngo we yari perfect, yakundaga ibintu biri perfect gusa, ibintu biri hejuru, akexpectinga iby'abandi, ko abandi bari bishime, akahora avuga ko bitagenda neza, bikarangira nta ndirimbo basohoye. Avuga ngo no, iki ntikigenda neza, iyi beat ntabwo bari buyikunde. Ariko Akon avuga ko we ibyo yakoze abantu babikunze atabyiteguye. We yasohoraga indirimbo uko yumva imushimishije, akumva yuko iri bushimishe n'abandi, kandi koko byarakunze. Indirimbo ze murazizi. Rero no muri ubu buzima tubayemo, ntabwo abantu batsinze ari abantu bategereje twebwe ibyacu ko turi bubishime. Ni abantu bishimye ubwabo, bakoze ibintu bakunze, bikarangira natwe tugize gute dukunze ibyabo, kuko nabo byarabashimishije. Natwe rero hari igihe byabashimishije, natwe birangira tubyishimiye. Niba rero ubyumvise ukaba wumva ugiye kubihindura, bihindure nonaha kuko wabikora. Ariko mbere na mbere andika ngo no one is perfect, nta muntu mwiza ubaho. Mu gihe ari gukora ikintu, umuntu aba mwiza mu gihe icyo kintu cyagiye hanze, mu gihe icyo kintu cyamaze gukorwa. Witegereza rero kuba mwiza mbere y'uko utangira, cyangwa mu gihe uri kugikora. Tegereza kuba mwiza wamaze kugishyira hanze, hanyuma uzarebe icyo bizabyara. Urakoze cyane. Niba wabyishimiye, kora subscribe hanyuma kugira ngo utazacikwa na video zikurikira. Sawa.